Dufatanye gushima umwami wacu mushiki wanjye mwene data kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dufatanye kumushima no kumuhimbaza. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques muri wa mwanya wo gusabana n'umuremyi wacu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Dusome: ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe. Uko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Amen. Nifuje ko aya magambo tuyaganira tuvuga ngo nta mpamvu yo gutinya. Aya magambo arabwira abo yagenewe kutagira icyo batinya, kuko Imana yabaremye bakabaho, ariyo mbaraga zabo, yabatoranije, izi izina rya buri wese kandi bakaba ari abayo, kandi ko nibanyura mu mazi izaba iri kumwe nabo, kandi imigezi itazabatembana. Nibanyura mu muriro batazashya, nta n'ikirimi cyawo kizagira icyo kibatwara. Muri make, Imana irababwira ko nibahura n'ibibazo cyangwa bakanyura mu bihe bigoye cyangwa bakageragezwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batazagushwa nabyo, kuko Imana izabana nabo. Aya magambo yabwirwaga Abisirayeli kiriya gihe, ariko ubu n'ay'abizera aho bari hose, kuko twahindutse abana b'Imana ku bwa Yesu Kristo. Aya masezerano kandi arahamya neza izina rya Yesu yiswe rya Imanueli, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yaraje rero abana n'abantu be, arabihamya abishyira mu bikorwa, abana n'abantu mu bukwe i Kana mu birori by'ubukwe, amenya ko vino yashize arabagoboka. Abana n'umupfakazi yapfushije umwana we w'ikinege, aramuzura. Abana n'abigishwa mu bwato umuraba ubukoza hirya no hino, arakanguka arawuturisha. Abasanga mu bwato ikindi gihe baraye imuhengeri, bateraganwa n'umuraba badafite icyerekezo. Arababwira ati, nijye mwitinya, arabakiza. Abana n'ab'i Betaniya bapfushije musaza wabo umwe gusa bagiraga, Lazaro, aramuzura mubagarurira ari muzima. Abana n'abantu, amenya ko bashonje, atubura imigati n'amafi, bararya barasigaza. Abana n'abigishwa ku nyanja, amenya ko bakesheje ijoro ntacyo bafashe, abaha kuroba menshi atuma bakurura inshundura bibagoye. Ni Imana yiteguye kubana nawe rero muri byose, na bugingo n'ubu n'aho uri hose. Twibukiranye ko Imana yavuze aya masezerano arihoraho, ari umuremyi wa byose, ari ishobora byose, isumba byose, ibera hose icyarimwe, kandi Imana y'urukundo. Tugoswe n'ibibazo byinshi n'ibyo, ndetse no guhangayika gutandukanye, ariko muri ibyo Imana igusezeranya ubutabazi, kuko izi neza inkomoko ya buri kibazo, kandi ifite n'iherezo rya buri kibazo cyose mu biganza byayo. Akenshi ducika intege wibaza ku gaciro k'amasezerano nk'aya, ariko nkwibutse ko hari igihe Imana idutabara vuba cyangwa ikadutabara itinze, twibwira twebwe ko yatinze, ariko muri ibyo byose
ibikora mu rukundo rwayo. Ubutabazi bwaza vuba cyangwa bugatinda, iyo butugezeho turanezerewe kandi tukabona ko ikoze ibikwiriye. Dufite ingero z'abo bwatinze, barimo Aburahamu, Yosefu, Yakobo, Dawidi, Yobu n'abandi. Ariko ibyo yababwiye byarasohoye. Gutinda k'ubutabazi ntibibe impamvu yo kutizera Uwiteka wagusezeranije ndetse n'amasezerano ye. Ahubwo ukomere mu kwizera, uzirikane ko urukundo, imbabazi n'imbaraga zayo bigikomeje kubana nawe igihe cyaba kigufi cyangwa kirekire. Mu mibabaro yawe zirikana ko ibyiza Imana yaguteguriye bigutegereje imbere, kandi ko uzabihabwa, kandi ko yabiguhaye, yabigusezeranije gukunda, yakuremye igufitiye imigambi myiza kandi itabasha kubeshya, ahubwo isohoza icyo yavuze. Unahumurizwe nuko Yesu ari hafi kugaruka, kandi ko icyo gihe azasubiza ikibazo cyose utabashije kubonera igisubizo muri ubu buzima bwa hano mu isi. Ijambo dusoma mu Byahishwe igice cya 24 cya 21 umurongo wa 4 haratubwira ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana rero umugambi wayo ukubiyemo kukugirira neza muri byose. Mushiki wanjye, mwene data, utuze umutima, wizera amasezerano y'Imana, ntuhe imbaraga umuraba, ahubwo uhe imbaraga Imana iri hejuru y'umuraba. Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, ikurebe neza, ibane nawe, kandi nawe uyizere, ushikame mu masezerano yayo, uzabona kugira neza kwayo, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.